ewa uriya mutipe yavuye ahantu urabona ngo Rubavu hari abantu batuye mu Rwanda ariko amafi ava mu mazi yaho ari amakongomani. Ahubwo abantu bageze Rubavu muranabizi ko amafi y'amanyarwanda n'amakongomani atagura kimwe kandi yose ava mu Kivu. Buriya mwabona mutazi ko mu mazi habamo umupaka. Ibyo bintu mwari mubizi se? Ariko muri iyi minsi ejo ngo haguye imvura amafi arogama. Ariko mwabonye ukuntu yo natemberwa ariko wa mutipe wamaye koti nkamwinjiriza ubuntu nkambona hano hasi hatagoroye. Kandi ntamwishyuye. Muri tayari? Ladies and gentlemen, put your hands together for BGB. Mu muhamashyiwa yitwa nk'abaraperi kandi ari umukomediya. Umudije wahangaha nakomeje mwibazaho namwatse indirimbo nkigera ahangaha ariko na n'ubu ntarayibona kandi afite internet. Yumvira indirimbo ashyizemo. Nari namwatse indirimbo yitwa Ampucuri. Bwira umukobwa mwicanye ngo Ampucuri. Ubu ntago ari umukobwa. Iriya ndirimbo yo nyumvise mpita numvamo utuntu twa mayonezi, numvamo utuntu twa bureba, numvamo utuntu twa ketchup, you know. Ni indirimbo numva nkumva ni y'abana b'i Kigali. Kozi nibo barari utwo ngutwo bakoroha nyine tu bakaba soft hahandi n'amarangamutima yabo bayoroshye. Umuririmba Ampucuri. Mumbare mumbwira iyo ndirimbo ayirimbira umwana wo mu cyaro. Iyo ndirimbo ayirimbira umwana warariye amateke mani. Iyo ndirimbo wayirimbira umwana warariye umwumbati n'ibishyimbo bitanakaranze noneho. Ngiye iyo ndirimbo yari inkozeho nako yankozeho. Sheri wanjye yitwa Veneranda. Ariko izina rye nararihinduye muri telefone nandikamo va yonyine. Koze papa yigeze kureba muri telefone arambaza niko sha usigaye ufite sugar mami. Sinzi niba yarabimbajije ari imwe cyangwa nawe yaramushakaga. So, nigeze kuyumva kuri radio igisohoka pe. Ewana mpita muhamagara ndamubwira ati umva karirimbo nagutuye. Nyine twebwe abakene ntago tuba dufite ama smartphone ngo twoherezanye indirimbo kuri WhatsApp, you know. Uramuhamagara agashyira kuri radio then noneho akayumva. Wagira ibyago gasanga hahise hajyamo publicité y'igituntu. Naramuhamagaye kubw'amahirwe sanga yandirimbira cyarimo. Ewana arayumva. Gusa nta nubwo yigeze arindira kirangira. Yahise ampamagara arambwira ati biriya bintu simbikunda ntukanyinishe biriya bintu ndabyanze. Yahise angatira gutyo. Ariko ubwo ngubwo urumva ikintu nazize kutamenya ikintu akunda. Ndetse nkora iperereza ndavuga ati umuntu tuzongera gukundana nzajya mbanza amenye icyo akunda. Mpita mpera kuri wa mu ex wanjye kugira ngo menye ngo yakundaga ibiki. Ca muri barumuna benshi, muri bakuru benshi, mu baturanyi sanga yikundiraga ikiganiro cyitwa Tera intambwe muhinzi. Nyivuga ku bintu bya radio mujya mwumva match kuri radio ra match kuri radio biba biryoshye bari spectacle ya danje. Noneho hari ukuntu abanyamakuru baba bafite vibe kujya kumva ewana turi kumwe n'ama company agiye atandukanye, turi kumwe na Good Brand, turi kumwe na Amazing Tours, turi kumwe na The News Pieces, turi kumwe n'ama company agiye atandukanye. Mani bakamanuka liste y'ama company agiye atandukanye. Noneho bakagutera n'amatsiko y'ibintu izo company zikora. Bakaza bakavuga abakinnyi bagiye kubanza muri match bagahita bagarukana za kampanye. Ewana ukeneye ibikoresho byiza gada Good Brand bagufite ibikoresho byo mu nzu bakakubwira ibintu bya danje. Noneho nagize ibyago shyira kuri radio yo mu ntara. Nahise ngira ngo ni inama y'umudugudu yabaye. Nagiye kumva numva batera nkunga. Turi kumwe n'abatera nkunga batandukanye. Turi kumwe na mama Kigingi, turi kumwe na mama Claude, turi kumwe na mama Eric. Noneho se Eric gusa turi kumwe na Eric ubwe. Gusa abanyamakuru bo mu cyaro nabo numvise bazi gutera amatsiko, bahise badutera amatsiko. Bahita bashyiramo abakinnyi, bavuga abakinnyi bagiye kubanzamo, bavuga umutoza, bavuga umusifuzi, bahita bagarukana baba mama ibyo bagiye bacuruza. Mama Claude afite intoryi nziza rwose, uramutse ukeneye intoryi zo guteka. No, ntago ari intoryi. Mama Kigingi niwe wanangaje. Ngo mama Kigingi agufitiye isombe wa muntu we. Noneho hano i Kigali hari n'ukuntu igitego kijyamo bagahita bamamaza hagati mu gitego. Go!
MTN everywhere you go, mara ukumva ni byiza cyane. Ubwo kandi mugira ngo mu cyaro ntibabizi, mu cyaro nabo barabimenye. Nagiye kumva numva igitego kigiye go mama kijingi amashaza. No, icyo ngicyo ntago cyambabaje pe. Igitego cya kabiri nicyo cyambabaje. Hahise hajyamo igitego cya kabiri, igitego cyajyamo bahita banakora kontra attack baragenda batsinda n'icya kabiri. Ngiye kumva no go mamerike imifupa. Ubwo barimo baravuga imifupa acuruza ya indi yo gushyira muri ya sombe bavugaga haruguru. Ako njya nibaza kubera iki muri Bibiliya handitsemo ubuzima bwa Yezu igice, handitsemo Yezu asamwa, hakongera hakandikwamo Yezu avuka, hakongera hakandikwa bagahita bihutisha, sinzi niba barafite telekom, bakihutisha bakageza mu myaka 32 nibwo yatangiye ubutumwa. Ndibaza Yezu ntabwo yigeze agira imyaka 6. Yezu ntabwo yagize imyaka 5. Nge nk'umuntu w'umushakashatsi nyine ukunda gusoma Bibiliya cyane, ndetse nibaza ni nk'ubuye buzima bwa Yezu baba baranditse muri Bibiliya ngiyo bashyiramo igice cyo mu myaka 6 ya Yezu nyine. Of course nk'umwana w'Imana ari guhura nk'ibigeragezo ariko by'abana. Ngo nuko Yesu nijoro aryamye, shitani amutera mu nzozi. Aramubwira ati Yezu, kugira ngo ngukize kunyara ku buriri, nuko ubyuka ugapfuka mukandamya. Ngo nuko Yezu wari umwana w'Imana yirukana shitani ati mvimbere shitani, nuko arakomeza yinyarira ku buriri. Ngo nuko bukeye Bikira Mariya aramubaza ati Yezu, wibutse kwanika matera? Ngo nuko Yezu amutekereza ibyamubayeho mu nzozi, barapfukama barasenga. Ariko mujya mwumva ukuntu abantu baje mu Rwanda bitirira u Rwanda mani. Waikibenda yaje mu Rwanda aravuga ngo ni umunyarwanda. Eddy Kenzo yaje mu Rwanda aravuga ngo ni umunyarwanda. Ejo bundi Roza Muhando yamavuga ngo nawe ngo ni umunyarwandakazi. Ariko umuntu wanangaje muri iki gitondo n'umwe, Putin kuri BBC bamubajije ngo kubera iki wateye Ukraine, ahita avuga ngo ubundi Uburusiya buratera ntibuterwa. Umunyamakuru ahita avuga ati oya, uwo mugani ni w'Abanyarwanda. Nibwo Putin yahise avuga ati nyine sokuru byara sogokuru wa sogokuru, ariko wari se wabo yari umunyarwanda. Ubwo ngubwo tukimara kubyumva ibyo ngibyo nk'Abanyarwanda twese tureba, Amerika yafatiye ibihano Uburusiya, Ubwongereza bwafatiye ibihano Uburusiya, Abafaransa n'ibindi bihugu by'i Burayi byamufatiye ibihano. Natwe nk'Abanyarwanda twese tureba ibihano tumufatira. Ubu Putin ahantu hose muri bumubone, haba mu makuru, mu biganiro, umenye ko twamwambuye ubutore. Ariko ibintu byose nabwiye ubu ntibihagije ra. Oya reka babwiye akantu kamwe, reka babwiye akantu kamwe. Oya man, nyivuga kuri Ukraine man, nubwo mbivuze nka brag ariko birababaje. Intambara iri kubera muri Ukraine irababaje. Nkatwe hano mu Rwanda iratubabaje koze ibiciro biri kuzamuka. Ugasanga umuceri wazamutse, esase yazamutse, peteroli zazamutse man. Muri Ukraine naho uretse, muri Ukraine naho ibintu byazamutse. Uri kumva uretse uri kumva ngo abantu bahangayikishijwe n'ipfu z'imiryango yabo iri ku rugamba, abasirikare, abasore bose. Ubu Clapton Kiboka bari ku rugamba y'abari muri Ukraine. Urumva bari kugwa ku rugamba nyine bitewe nuko bari kuraswa n'Abarusiya. Ibihugu bituranye na Ukraine nabyo abantu bari kuza bahungira muri ibyo bihugu nyine, ugasanga barabangamiye. Ariko numvise umuntu ubabajwe n'ibintu bitandukanye n'ibyo ngibyo. Mu gitondo numvise Mwanafunzi mu kiganiro cyo cyitwa Waruzi ko
yatangiye uyu munsi Uburusiya na Ukraine biri mu ntambara. Ibyo mwese murabizi. Mu by'ukuri je ntabyo narinzi. Seri. Nese nkanje avuye Nyamasheke. Ubu nari kwamenya ibintu byo muri Ukraine kugira ngo bigende bite. Ubwo arakomeza yahise akomeza cyase kiganiro cyarangiriye aho ngaho yakomeje ngo kugeza ku munsi wa 15 w'intambara hamaze kugwamo amamiliyari kuko hamaze kugwamo miliyari 6 miliyoni 7 n'ibihumbi 16 akigera aho ngaho agahinda kanyishe ndavuga ati aba bantu bamaze kugwa muri iyi ntambara koko Uburusiya bwahagaze ku Rwanda. Hari ukuntu avuga rero ashyiramo agapoze ahita ashyiramo agapoze izi ni miliyari z'inshishi. Yakomeje si izi miliyari gusa zimaze kugwa muri iyi ntambara amaze kugwamo miliyoni 4 ibihumbi 496 na 12 n'ikinyenzi kimwe. Murakoze cyane nitwa BGB.